ku mubiri wanjye ahantu hafite tatouage urumva ni nkaho nuzuye umubiri wose ariko ahantu hafite tattoo ni mu maso so undi wese undi arabona ko mu maso yanjye ni plain then side yanjye ya sex side yanjye y'igitsina nta tattoo zibaho nk'ubare tattoo ufite wakumira uje ufite tattoo nyinshi cyane ufite tattoo muri one date hafi nk'ijana 130 ufite tattoo nyinshi cyane nyinshi ukunda miyi even n'ahantu ushigaje ku mubiri wanjye nakano gato ni nkuko wavuga nka kimwe cya gatanu ku mubiri mu buzima bwanjye gese mu itabi n'abashuti banzi barabizi itabi zishobora kuza nko mu bintu bitanu nanga tattoo wateka kuvuna muri tattoo zose wayiteye nde wayiteye kereka wenda ku myanya y'ibanga rimwe na rimwe hagati y'amaguru ku bibero hagati y'amabere ibintu nk'ibyo hari umukobwa wari waza ngo umuterere tattoo bitewe nuko ubona abonye uyiteye akaba yakwifuza ko mukora ibindi bintu byari byakubaho baba bashaka kuza ari umubebe w'umukarazi byatari umukore nka tattoo wenda nk'eshatu cyangwa ebyiri amukorera iya mbere yakwirira mu kirahure akaba ati ndabona ibintu ari uburyohe akaba gusimbukiye kandi wenda ni tattoo yari nk'iyo mu mabere kandi wenda ari neck ari gutya ari ubusa atangiye kuguhobera kandi still uriya tujye tuba abantu bakuru cyangwa abagabo ntabwo nawe ufite umubiri ntabwo uri inyamaswa yes nizere ko mumeze neza nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza gahunda nizaze ndimora mbifuriza ibyiza ndetse n'amahoro y'Imana akomeze kubasakaraho ubwo ntangiye iki kiganiro hari utameze neza ariko reka mvuge ngo wihangane uyu munsi biranga ariko ejo bikageraho bigakunda ntago ubuzima bwacu twese bwagenda uko tubwifuza cyangwa se uko tubishaka Imana niyo iba yatugeneye nitwa Emi nyawe nk'ibisanzwe reka ndi kumwe n'umuntu murabona kuna meza afite swaga zimeze neza Celtics Bolton Celtics niko bavuga harya Boston Celtics bayamwe mugira ntuza mugira slang munyuza mugira nagushona umeze utema ari neza cyane umeze fresh asha bino ni neza kabisa urakomeye neza cyane kabisa ariko ufite iherena ko meze fresh ni make cyane ntago ndageze ntago use nka nyuma y'umwaka noneho uzambona nakuzirukaho nkunda amaherena cyane nkuko nkunda tattoo so byose biracyakomeje ku developer rero amaherena ni iki asobanuye iki amaherena angaya still asobanuye kuba agenda umwartiste kandi uri unique utandukanye hano umuntu mu Rwanda wayasanga nandibaza iyi ni unique yanjye iziba tuzita double passing muri tattoo na amaherena abiri kandi tuta mouth passing no kuvuga ngo mouth passing rero uburyo zikoze zishobora guca hano hasi cyangwa se zigaca hano hejuru cyangwa se still ukaba waninjira imbere ugatobora tank ugatobora ururimi byo turabikoresha byose muri tattoo ko tattoo ni ikintu kijyana n'amaherena umuntu uzi tattoo cyangwa uzikurikira cyane cyangwa ukurikira showbiz ya tattoo ku isi ababizi uko ibintu bigendana n'ibintu bibiri biri kumwe still iryo kuzuru bivuze iki ibena ryo kuzuru nuko gena kuzindi kunda ntabwo wenda kugeza iyi saha nari namenya ngo risobanuye iki ariko numva ko risobanuye ubwiza still muri nge risobanuye ubwiza nkuko nakuze nkunda beauty ubwo numva ko niba ikintu cyankuruye nkabona ari cyiza ngomba kugikora bitewe n'uburyo jewe cyashimishije sinita ku undi muntu ibyo biramureba kwafe kwafe ni za swaga na urabibona man kwafe ni ibintu biraho ni fashion kwa ajye nkunda fashion ya dread ntabwo jewe ntabwo navuga ngo nkunda ngo za dread ngo nyinshi ngo ziguye ngo ibiki just ni bashanguha akantu kanje kumwihariko nkuko ndi unique je nakuze ndi unique hano twagiye twigana guhera muri primary school baranzi muri secondaire abo twiganye nabo baranzi nakuze mfite ibintu byanjye by'umwihariko bidasanzwe ushobora kuba ari umwiyemezi mu bwana bwawe ntabwo nari umwiyemezi ahubwo nakundaga ibintu by'indenga kamere birenze ibyo mbona cyangwa ibyo ntekereza biraho bisanzwe ntabwo nkunda ibintu bisanzwe nkunda ibintu biri ntabwo nkunda ibintu biri common kwa nkunda ibintu byanjye byihariye cyangwa se mbona ko biri bunkurure uri umwe mu bantu wenda 20 nzi ko nakutandukanye n'abari abantu swaga pize mvugo no muntu ararenze cyangwa ameze gutya na gutya bintu nk'ibyo yes nuko ninjiye mu kiganiro ndi kumwe n'umusore ariko ntago arivuga ndagira ngo yivuge ababwira amazina yewe ubundi twanzike none mu kiganiro cyacu nyirize n'ubundi mbone kumuhika it's okay nitwa Muratatu abandi umwe artiste mu Rwanda muri Kigali ukora tatouage
nicyo kintu abantu banziho cyane ariko undi mwihariko nanone nkaba nkina muri Stimade abantu rero banze muri Stimade nk'umwicanyi umutipe ukina akaze cyane yica yabintu nk'ibyo yani Yes, ndi kumwe na Murata Tatu niwe turi kumwe ariko uhagaze kuri swaga koko icyatsi umukara white icyatsi umukara uramba nateguye nyine tu urumva nk'umuntu w'umwartiste ndyuka ngaragara bitandukanye n'undi muntu wese usanzwe burya uri umusitari kandi ukaba akazi ukora utari umuhinzi ugomba gutandukana n'umuhinzi umuhinzi agasukwiwe kuko isuka iraza kumugaragaza nawe ukaza kugaragaza isuka yawe so isuka yawe rero numva ko ugomba kuba hari ruko ufite runaka iri buze kwereka umuntu uko byanze bikunze umwartiste ni umuntu utandukanye n'undi muntu usanzwe exactement yes ukuri nuko nguko abiyita ba papa cyangwe bariya ntacyo nabavugaho ariko ku myaka yabo baba banafite ku myaka yabo baba banafite ubusanga it's okay buriya birahura kuko nizo swingi ziwe ukuntu aba yiyumva iki yashaka kuzanga piga ruki yanjye ukaza gusanga ndenze nura mu petit twa papa cyane kaza gusanga uri ugasanga nta twahurira kuko already urebye nk'umubiri wanjye amafaranga cyangwa uhagaze cyangwa se uburyo shushanyije already uriya twahurira ushushanyije ute umubiri wawe uhagaze ute umubiri wanjye urahenze ko umubiri wanjye niwe ufite amafaranga menshi sure cyane umubiri wawe uhagaze agaciro kangana wanjye uhagaze $2,400 nawe tuvugana kugeza uyu mwanya utabariye niyambuye fresh so nkagaragara reneked yani uko umuntu avuga agaze $2,400 still nta saa nambaye nta shenete no earrings nana kimwe nana dread na dread zikavaho nkaza afite umusatsi usanzwe umuntu avuga ufite wambaye ubusa haba hagaragara tatuwaje uhwanye na $2,200,000 kwisimwe ndumva yisimwe cyane uyuvuze ngo tatuwaje igenze gutyo nk'ubwo buryo uvuzemo mwiyo sese uvuzemo numva nka tatimwe afite tatu zirenga 100 mumbabarire babyeyi afite tatu zirenga 100 afite tatu nyinshi cyane hano hose haruzuye tatu nabuzuye mura njyewe reka nkugore ndabizi ariko ntabwo uri bubikore wambabarira ugahindukira wicare tuganire sibyo ufite mikro kugira ngo wenda urebe hari inyuma ku gatebe urebe hari inyuma ufate mikro uzamure tuganire uruvuga ngo ise yirukanka kunyambura so ndagira ngo abanyarwanda nazanye muri atatu kugira ngo basobanukirwe tatu ziva he cyangwa se ziza mu buhe buryo ya kuko hari abantu akeshi abadasobanukiwe siritu nko mu Rwanda kera bari bazi ko tatu ari ikintu ngo gikorwa n'abantu b'abanywatabi abantu b'abanywa rumogi ibintu nk'ibyo niko numvaga kera ndumwana niga ndumunyeshuri but utarakura ibintu ntago byinjiramo ko sinibyawe n'imyaka ufite biracyari kure yawe ariko hari ukuntu uza gukura ninakuze nkunda tatu cyane nari nkibaza uburyo umuntu avuga avuga se ko cyari ikintu ngikunda kandi nkumvaga ko ari cy'umunyatabi ariko nkimara gusoza inzozi zanjye ko nari nakuze nkunda tatu kandi mbona ko ari inzozi zanjye ariho nawo murimo numva ngomba gukora muri nge ariho murimo ushimishije imbere y'amaso yanjye kandi nkanawe yumvamo nza gukura nkimara kubisobanukirwa naje gusanga nta nahantu ibyo bintu bibiri bihurira tatu no kuvuga ngo wenda ngo ibiyobyabwenge cyangwa se abantu badahwitse bafite indi mico mibi ntaho bihurira ngo uri wa wundi ikindi umuntu buriya ntago ari inyuma umuntu ni mu mutima imbere ibikorwa byawe ugaragariza abagenzi bawe ugaragariza wenda public yawe nta nuro bihurira ni ibintu bibiri bitandukanye icya kintu utekereza kuko ugikunda ukagikora kandi even ukafite na discipline uzahura na mugenzi wawe nkuko n'undi mwari ufite cyangwa mwariganye mukagumya mukabana bwa buzima kandi unabifite kandi wenda utananywa n'iryo tabi je simwe tabi mu buzima bwanjye je simwe tabi n'abashuti banzi barabizi ndi tabi zishobora kuza nko mu bintu bitanu nanga bya mbere reka so ni ikintu rero tatu naje gukura nkisangamo nza kuba mu kindi gihugu cya Kenya niho naje gukorera tatu niga tatu menye ibya tatu so kugeza ku uyu munsi nkunda tatu nibwo buzima bwanjye nibwo buzima nahisemo nko kuvuka
kavuga ati wenda nkunda gutwara imodoka jewe nzagwa kuri buriya buzima yabana naye nzagwa kuri 3 ko nibwo buzima nkunda kabisa. Yes mura ibyo nagusabye urabikora bimeze gute ibyo byo kuvuga ngo ndakora inyuma ugiye guhindukira wavuze ko umubiri hari igihe abantu bavuga ngo kana turaza kureba ngabantu bahagaze nkuko kavuga ngo uhagaze miliyoni 2 n'ibihumbi 400 umunyarwanda utazi kurekura n'urugero cyangwa wa undi ufite ndabwira wandi wenda ufite n'amafaranga shaka cya kintu utazi kurekura amafaranga agaragara uzagenda harawangizwe uterwa ibisebe ugire gute bagushwarature nka kumwe abantu bishwaraturaga kera kuko yatanze wenda ibihumbi 5 cyangwa 10 ibyo ntabwo bikora 3 wetanga amafaranga agaragara korerwe 3 nziza nzima zimeze neza ibyo nagusabye wanza kubikora ndabikora nta kibazo. Mura iyi tatouage iri mu mugongo wawe byagufasha igihe kingana iki kuyishyiraho? Ntabwo ari imwe ni nyinshi zirimo. Wowe uvuze ngo iyi tatouage sije numva ko ari nk'imwe uretse ko na tattoo imwe ibaho shaka koza umugongo kandi ari imwe ari nini ariko giye fitemo nyinshi zitandukanye. Ufitemo tatouage zingahe mu mugongo? Mu mugongo zishaka kuba zirenga nk'8 cyangwa 10. Izo zo mu mugongo zonyine zihagaze agaciro kangana gute? Tattoo zo mu mugongo zihagaze $1 1,000. Zihagaze ivatiri. Wenda wariguramo nka moto wenda nibajije. Cyangwa ukaguramo nk'imodoka ya magana 8 cyangwa miliyoni zo ngizo ziba zaragiye zike twazita mukecuru. Yayindi igera hano ikazima ya modoka igera hano ikazima ati ariko iyo nge ntago nayigura y'ubundi ibintu byiza mu bintu by'agaciro ahubwo kugira ngo uri modoka ishaje nagura moto shyashya. Yesu wari uri gusobanura ngo abantu tatouage babifata nk'uburara. Tatouage ubundi ni iki isobanuye iki? Tattoo ubundi tattoo n'ubwiza cyo cyambere tattoo za beauty cya kabiri tattoo za memory tattoo ni souvenir ni ikintu ushobora kuba warakuze ufite ikintu wenda cyakubabaje cyangwa cyagushimishije urumva cyavihere mu mutima obvious cyahere mu mutima warangiza ukakizana inyuma nkakigushanya ku mubiri giye nk'umwatitse wa tattoo cya kintu kikugezeho ka kikaba gikozwe neza gikozwe n'umuntu uzi gukora cya kintu neza uzi gushanya urumva uzi kugenda kuri skin y'umuntu kiragushimisha cyane kuko ugiye kucyereka n'undi muntu utari ukizi ko gikunda se cyangwa cyakubabaje. Tattoo urumva tattoo n'urwibutso ikindi tattoo n'ubwiza. Tattoo n'urwibutso tattoo n'ubwiza. Aha noneho mu Rwanda wabonye abantu kwitera tatouage babifata gute? Baratandukanye cyane kubera ko baratandukanye cyane. Urabona hari abantu baba bakizifata ntaramenya n'igisobanuro cya tattoo wenda cyangwa se ngo amenye ko amenye ubwiza bwazo cyangwa se amenye icyo zizamufasha uko wenda ndahita mpa nk'abantu urugero ushaka ufite mama wawe mama wa gasaza akanapfa ya mafoto wari ufite mu nzu yiwe inzu ukaza ugasanga inzu yahiye none isura cyabonye mama wawe uzongera kumubona ukundi ko amafoto wari ufite yahiye mama wawe yarapfuye yaragiye ariko nubu ufite tatouage yiwe ku mubiri wawe uzavuga ati nta kibazo biro byose kuva byaye cyabyagiye nta kibazo kwako nzajya mwibukira kuri ya foto ufite so urumva rero tattoo iyo nyigushyize ku mubiri kandi nkayishyira iri permanent ni ukuvuga ngo ni cya kintu uzahora ubona n'umwana uzabyara ukajya umwereka kumubwira uyu ni mama kandi yarapfuye kera ariko akareba ukuntu mama yasaga so urumva ni souvenir uzerekana umwana uzabyara gukomeza even n'umwuzukuru kamubwira ati mama wanjye yaruyu mama wanjye yarapfuye kera wenda yapfuye imyaka ini 20 years ago ariko mama yaruyu urumva tattoo ni ikintu cyiza cyane yagiye nkimara kwinjira muri tattoo nk'umuntu nakuze numva ari dreams zanjye ari zo nzozi zanjye naje gusanga tattoo ari ikintu cyiza cyane ikindi tattoo ni ikintu gishaka kukugira umustar kuko kubera ko jewe nkanjye ukosa gutya ndibaza umbonye mu bantu 20 uzahita uvuga ati uriya muntu mbona atandukanye yihariye so umva ko ni ikintu kigukuruye gishaka kumenya neza wese nuko nguko bimeze. Hari abakobwa bajya bakwakanimera kubera ukuntu uteye. Birashoboka cyane. Birashoboka kabisa. Ku mubiri wawe nihe udafite tatouage? Ku mubiri wanjye ahantu hafite tatouage urumva ni nka nuzuye umubiri wose ariko ahantu hafite tattoo ni mu maso so undi wese ndi arona ko maso yanjye ni plain then side yanjye ya sex side yanjye y'igitsina nta tattoo zibaho ariko ndafite tatouage. Ndifite tatouage je nkora tatouage nk'umunyamwuga nk'umuntu uri professional tattoo artist so ntabwo rero nkora tattoo nk'aba abantu wenda
azinjiramo kugira ashaka amaramuko ngo cyangwa ngo bigende gutya no ngiye nkora tatu ko nzikunze that's why mba nanifuza mpure n'umuntu uzikunda azinyake azi icyo ashaka ari n'umuntu ukuze uri hejuru y'imyaka 18 kuko giye nuvuga ngo ngomba gushanya umuntu ufite imyaka y'ubukure imyaka y'ubukure twese tuzi yuko imyaka iri hejuru y'imyaka 18 kuba ufite ID ko nuza nka gukemanga hano no muntu ndabona kiri umwana nzakwa ka ID uri kubyumva ntago ngiye ushaka kugushanya utujije imyaka 18 cyangwa utayirengeje cyangwa se nta ID ufite kwemera kuba wowe ushaka kwifatira decision yo gukora cya kintu kuko niba ufite imyaka y'ubukure ukaza kusaba cya kintu byanze bikunze ndazukwana no muntu iki kintu aragikunda cyangwa se aragishaka ku mpamvu runaka ziwe yani uko nguko bimeze aha noneho aha ngaha iwacu abantu bakugana baza guterwa tatuwaje ubabona ute ubafata ute aratandukanye kuko abantu buriya abantu si bamwe kandi ikindi abantu ntabwo batekereza bimwe uzasanga abantu bamwe ashobora kuza wenda ashobora no kukwaka tatu ntazi icyo agiye gushyiraho wewe nk'umwe artiste uri professionnel ugomba kugira gute ugomba kumwereka inzira nziza nzima kamwereka ibyiza bya tatu kamwereka ibibi bya tatu ko riba umuntu aje akishyiraho inzoka wenda umuntu ambwiye ati genda shaka tatu we artiste genda shaka tatu yanyandikiye nkangwa ndashaka inzoka nzahita mbanza kuko nzi ko inzoka no muri Bibiliya itwereka ko inzira mbi siko bimeze ni ikintu kibi ntago gisinyariza ikintu cyiza zakubaza se kubera icyo ushaka kwishushanyaho inzoka ntago nzihutira ajya ngo ya mafaranga uri bume oya ahubwo abartiste bataraba umwuga we ahita yiruhutira gushyira amafaranga mu mufuka ariko ubundi siko bimeze ugomba kuganiriza umukranti wawe ukamwereka ibyiza n'ibibi so ahita amenya inzira ikindi niba nta designer afite ndagenda yimushakira bitewe niko numva atekereza cyangwa se nibyo akunda wenda ushaka kumbwira ati wenda giyewe nkunda wenda crown iriya ikamba sibyo kuko bimeze ubwo niyo nzagushanyaho kuko ari ukunda kuko ndumva nta n'ikibazo cyayo nzumva kugana inzira y'ubwami saje cyangwa se ubwamikazi nzavuga byanze bikunze no muntu ikintanyatse ari mu nzira y'ukuri ari mu nzira nzima ariko hari umuntu ushaka kukwaka ibintu runaka ukanzuka bitekerezaho nk'umwartiste kandi umazemo ufitemo uburambe muri kakazi ukamwereka ngo ati ariko ibi bintu ushaka ntabwo ari byiza sinzi ni uko byumva ariko giye ngusobanuriye nk'umuntu bimenyereye kubikora iyo hanga uri kugana si heza ahubwo nagushakira izindi design nziza runaka kandi zikakubera nkurikije uko nkubona abanyakenya batandukanye n'abanyarwanda ko babaye muri Kenya cyane nawe muri Kenya igihe kirekire mu 6 years afi imyaka 6 gutya 7 abanyakenya ni abantu bamaze kugera kure cyane barakora cyane ntibaruhuka ntibaryama ntibaryama mbe nka Ishkevin umwe uriya muji wavuze ngo kuryama ntibyinjiza bo ntibaryama bo bahora biruka still aryama amasaha make cyane nta muntu ushobora kuryama amasaha 3 ugasanga buri joro aryama amasaha 3 cyangwa ne yonyine umva umuntu aryama amasaha make kuko ubuzima butwereka ko ushobora byibuze kuburyama amasaha mazima ugomba kuryama amasaha 8 yeah itandukanizo ry'abakobwa bakoresha imbuga nkoranyambaga baho nabinaha batandukanye barimo fa y'abakobwa baho cyane bambe gushaka gusanga afite nka tatu nibura za miliyoni 10 y'amanyarwanda tatu wateka kuvuna muri tatu zose wayiteye kereka wenda ku myanya y'ibanga rimwe na rimwe hagati y'amaguru bibero hagati y'amabere ibintu nk'ibyo izo nizo tatu usanga abantu benshi banibazaho nk'abanyarwanda ariko nkatwe tuba dukora kano kazi nkuko wasanga umuntu ukora massage uraza kuza wiyambura gukora akazi nkuko agasabwa nurangiza ugende nta bindi bintu biraho birenze niba rero nanjye ramenyereka akazi duhira umuntu mukuru uri mu amafaranga umba kwanze kugatekereza nkumva ko ejo wowe niba nkwakire nk'umukiriya uyu munsi uzampa n'undi mukiriya ejo siko bimeze so ndaza kugutwara neza ngira ukuntu gutwara ngira ukuntu nkumetaininga ndaza kuguhandoringa mu nzira nziza ku buryo nejo no mumukiriya uzamubwira ati oyi no muntu yankoreye neza se cyangwa akora gutya afite discipline nta kibazo kiwe nimuhura wenda uri no bwambara ubusa ntuzamwishishe nta kibazo ki kuko niba ninjiye mu kazi kandi nzi akazi kanjye ko kangaburira umunsi ku munsi day to day ntabwo ndi buze giye gutandukira ngo njye kujya mu nzira zindi wenda ngo urashaka kuryamana n'umuntu wiye nayo ko wenda uri umushanya yambaye ubusa cyangwa icyoya birani bibi imaze kumenyera umwuga wawe ukabona ko uri umunyamwuga kandi kakazi kakufitiye umumaro
ibyo ngibyo byose urabyirinda ukabyirengagiza especially ariko nta nubwo uba ukibitekereza biba biri kure ntabwo ibyo abantu bo batubona cyangwa iki warakubaza ngo ugiye ntabwo nakwihangana we ntabwo wakwihangana nyine kuba akazi kawe nta nubwo wumva uburemere bwa akazi kawe cyangwa uburyohe bwako ariko siko biri ko urize guprovoka umukiriya uhita utangira kumubaza ibindi bintu mutavuganye no ni amakosa ni amafuti cyane hari umukobwa wari waza ngo umuterere tatu bitewe n'uko ubona abonye uyiteye akaba yakwifuza ko mukora ibindi bintu byari byakubaho baba bashaka kuza ari umubebe w'umukarazi byatari umukore nka 3 wenda nk'eshatu cyangwa 2 amukorera iya mbere yakwirira mu kirahure akavuga ati ndabona ibintu ari uburyohe akara gusimbukiye kandi wenda ni 3 yari nk'iyo mu mabere kandi wenda ari neg ari gutya ari ubusa atangiye kuguhobera kandi still uriya tujye tuba abantu bakuru cyangwa abagabo ntabwo nawe ufite umubiri ntabwo uri inyamaswa ukaza gusanga atangiye kuguhobera kandi yambaye ubusa atanabyibutse hariya rero bisaba ko uri buze kwirinda ukirinda cyane kugira ngo utaza kugaragaza indi mico itari myiza mu kazi kawe cyangwa yabangamira wa mukranti wawe wowe uraza kugerageza kumurusha ubwenge kuko kakazi ukora urakazi kandi ugomba kukubaha kugira ngo nejo bundi kazakurishe birangire agende nuko nko bimeze reka tuve kuri tatu reka tujye kunono ku ruhare rwawe noneho muri filime ubu ngubu uri muri filime ya Stimedi yo wayinjiyemo gute filime ya Stimedi okay Stimedi nyinjiramo nagiye castinga nk'abandi bisanzwe barafata nyine tu buri hari ibintu ukora cyangwa umuntu yarebye look yawe kavuga ati umuntu ndabona namubyaza umusaruro iriya rero y'ubwicanyi ni kubangamira ntabwo imbangamira ko filime n'ubuzima butandukanye n'ubuzima busanzwe ntabwo imbangamira kabisa kuko ni wowe numbona hanze hari abantu bake bambona sometime nkagera nko hanze ndace nko mu mujyi ngo uriya mutipe mukira muri Stimedi yica ubuzima tatu filime filime n'ubuzima busanzwe tubamo bwa buri munsi so niba umuntu yaguhaye filime akakwereka filime ni kugira ngo wige ko hari abantu bakora biriya bintu urumva ariko we si kuri we wagaragaje bya bintu bibaho ubuzima bwa buri munsi ariko ntabwo ari kuteye ntabwo ruvuga ngo niba wenda nakinnye nica wambonanye icyuma mu ntoki reka ntabwo genda umuntu utera ibyuma cyangwa ndi umwana mwiza nta kibazo cyanjye yabana twahura tugasabana tugaseka tukarya tukanywa ntibikugora guhitamo umukobwa mukundana bitewe n'abakobwa uhura nabo gute yanjye ntabwo nari nagira umukobwa dukundana mu Rwanda kozi mpamaze n'igihe gito ntabwo kuva nava Nairobi nari nahamara igihe kinini ariko ntabwo nta kintu kingora kubera ko buri umuntu uzagukunda agira iyo azava kandi Imana ibaramuremye Imana ibaramukuremeye urumva Imana yamukuremeye umukobwa ashobora kuza hariya akavuga ati ndabona ndafite tatu ndabona yazuzuye rwose niguyanjye so cyangwa bitewe n'imico yawe yakubonanye cyangwa kuziho cyangwa se especially utaramenyana n'umuntu nta nubwo uzi n'imico ye katirika ngerageza kumenyana n'uno muntu nzari imico ye kwako nkunda umuhungu usakuriya yasanga imico yawe ari sava mu gahuza kandi mugakundana nibaza ko ntabwo ntuzakunda umuntu ugendeye kuri housing wenda abantu bari hanze aha bambona housing irashukana cyane sinzi niba ari wana nk'umuntu waguze telefone yishinwa isa neza kandi imbere nta kintu kirimo imbere iri wazi kabisa nuko nguko rero bimeze bivuga ngo ujye ukunda umuntu uhereye mu mutima hanzeho niba wahishimiye basi anafu ushobora no kuba hanze utahishimiye ariko ukazasanga wa muntu atandukanye we na wa muntu uri gukeka usa neza ko hanze hari abakobwa basa neza kandi usanga ari ibirura mu mutima cyane rwose abasitari ba hano mu Rwanda batandukanye nabo muri Kenya Kenya bateye imbere ko n'amafaranga binjiza ni menshi ariko mu Rwanda twebwe barakinjiza amafaranga make bamwe na bamwe uretse ko bimaze ku proving ubona ko bigeze ku yindi level nziza bari kugenda babona amafaranga kabisa ndi kubona nk'abasitari amafaranga bari gusinyira nkabona nibura hari akantu kari kujyamo bitandukanye na kera nkiba mu Rwanda uko najyaga mbibona bagusanga mu star asinyira miliyoni imwe se yamumarira iki umustar akeneye kwambara inkweto zihenze akeneye niba nta modoka afite akeneye gukodesha imodoka
akodesha imodoka igaragara kugira ngo nawe nakugeraho uze kumwubaha, urumva basinyaga amafaranga make cyane. Cyangwa ugasanga amabaje nka Pridasi bamuha miliyoni imwe, ni make kuko nta kintu ari bumumarire. Aramugurira umuguru w'inkweto wenda 200 200 ku musitari, ntabwo ari bwambara inkweto zisa n'iz'umuntu usanzwe, ariko naza kuguramo utundi tuntu amafaranga ahita amushirana. Naguramo byonyine makeup yiwe nk'umusitari fini byashize. Ariko ubu ngubu urabona ko amafaranga bari gusinya arashimishije urebye ku rwego turiho. Abastari rero ba Kenya barinjiza cyane, binjiza amafaranga menshi. Byonyine ushobora kureba sene yakoze umunsi umwe amafaranga yinjije akana ni menshi cyane. Even cyangwa ukwasa nawe birabikwereka uri umustar ukwasa ese nimba uhagaze bikwereka agaciro ahagaze. Yemagaza miliyoni 2 n'igice, nimba uhagaze miliyoni 2 kuri tatuwaje byonyine uhita ubyumva nyine. Utumva niba uri umustar se wowe niba uzo kumuhemba muri bukorane, wenda muri bukorane business runaka, uraza kuma amafaranga mani no mu kiganza ufitemo tatu. No mu kiganza afitemo tatu. Nge nageze kure bro, kuri tatu nifuza kugera kure, n'ubu ntawo ndagera. Nifuza kurenza nkazagera handi undebuka ati uyu artiste kabisa. We niba ungeze uje gushaka tatu geta wicara hariya ukanyereka ibyo ukeneye, nta kindi. Abindi bintu mbaza byinshi. No mo. Wicara hari unyereka ibyo ukeneye, nge ndabita mbibona, unyereka aho bikeneye aho ubishaka. Niba mbona bidashoboka ndaguha idea, ndaguha igitekerezo nkubwiye bishobora kugenda gutya na gutya. Ya still kandi bikarangira bikozwe neza. Ko tatu zisaba umuntu ufite gutekereza mu mutwe we. Apana twe kugendera nkawe bakera bakoraga tatu kubera ibiyobyabwenge, ibintu by'amatabi, ibintu by'ubusinzi. Ugasanga yasinze ngo nibwo ashaka tatuwaje. Kuko wenda arambonye nyenda sagutya, agatavuga ati ndashaka gusa none mujama. Uzirashaka gusa nanjye suzi mpagaza amafaranga ngare. Ni menshi. It's too much money. Narihirinze ndakora wenda nanga no kugura imyenda imisi runaka kugira ngo ngere kuri cya gikorwa. Buriya nta kintu cyiza ushaka kugeraho kitakuvunnye. Uragikorera still. Ugomba guhasoling in that way. Ukaza kubasha kukigeraho nuko uko biba bimeze. Ariko nta kintu cyiza uzabasha kubona bro kitakuvunnye man. Ubona ikintu cyiza kitakuvunnye uzamenye ko kije mu nzira mbi. Kigomba kwanza kikaguvuna. Je natanye gukora tatu, gushyiraho tatu ku mubiri wanjye. Izina ryagaza amadolari 70. Baramwaye amafaranga cyo mu mafaranga y'amanyarwanda hafi 60 na binga. Byonyine ugiye kubara amazina ndiho ku mubiri wanjye arenze amazina hafi 10. Ugomba kwibaza amagambo arenze 10 cyangwa arenze 15 20. Byonyine bishyiramo amafaranga se n'amafaranga ni menshi cyane. Urumva na tatu twe usanga tutabara nk'abartiste ko wenda ajye uzikora gutyo ni gutoya ikintu nazibare. Abundi ugiye kuziha agaciro zose wasanga hagaza amafaranga menshi cyane. Still ubasha kubara yandi ari principle yaje yabona ko wayinjije wayakoresheje mu buryo bunubu uranayibuka. Hari nawe utibuka ko gushyira tatu nyinshi wabyutse wenda ukizaho inyenyeri 5 ko zisobanuye ikintu runaka. Hari nk'umuntu uzakambwa ati we shushanya inyenyeri 5 cyangwa shushanyaho ubusiga 5, ugasanga mu muryango w'iwabo ni 5. Biri gusobanura ko iwabo nabana 5. Utangiye ushushanya gasiga gatoya kuko niwe muhererezi, ugeze kuri kwifura y'iwabo bihere ku gasiga gato bigeze ku gisiga kinini ubona ko ari kinini kabisa. Kakubwira ati rero ngewe urumva ngewe kano gasiga gato ubu ni wenjye genda umuhererezi ndi hajya babita junior, uri umuhererezi wanjye nduhererezi wacu. Kakubwira ati ubu nakomeje kugeza ku ifirifira n'iriya kira gisiga kinini ubona uriya niyo ifira y'iwacu. Umva ko afite tattoo still ifite meaning. Buri ni ikintu yatekereje cyangwa ukaza ukambwira ati kirama nyenyeri 5 nyenyeri zirutana impere ku kanyenyeri gato kaza kugenda still kagera ku nyenyeri nini. Ngenda nzagura bitewe n'uburyo mbona iriya design imeze. Nuko nguko tatu ziraryana. Tatu ziraryana ntawe nabeshya ko tatu zitababaza. Tatu zirababaza ahubwo kwa ko kiya kintu gikunda uremera ugipfira uvuga ati kirangeraho tu. Ubuse nk'izo ziba ziri kukurya. Tatu zikurya bazishyiraho bazikora mu icyo gikorwa n'amashini uri kumwe n'umu artiste. Iyo zarangiye gukorwa kukurya babyarangiye ntawe uzabura n'uburyaryate bwa tatu cyangwa kukurya. Reka gutyo ukuze ubyuka umeze nanjye niko mbyuka ameze. Muri tatu 100 ufite ku mubiri wawe zirarenga 100 ni zingahe? Nkubere tatu ufite wakumira uje ufite tatu nyinshi cyane. Ufite tatu muri one date hafi nk'ijana30. Ufite tatu nyinshi cyane nyinshi. Ukundamo iyi even n'ahantu ushigaje ku mubiri wanjye nakano gato ni nkuko wavuga nka 1/5 ku mubiri icyo shigaje gukora tatu. Urumva rero handi hose 4 bya 4 4 bya 5 byose byaruzuye.
oya twe dukora tattoo hamwe uzasanga niba umboneye tattoo mu kiganza nkuko nzifite gutya ha urabona iyi ni ntuzi kuno kwezi kwezi ahanga afitemo izuba afitemo kwezi bikwereka ko ngiye murikirwa amanywa nijoro izera umwami Imana ko agomba kumurikira amanywa nijoro kuko Imana niyo yashyizeho izuba n'ukwezi kugira ngo bitumurikire twe kuba mu mwijima so nizeriye ko Imana ihoraho igomba kumurikira amanywa ikanamurikira nijoro even nubwo n'abandi mu kizima ikamurikira je ubwanjye so hano ufitemo izuba risobanura ko ritumurikira ku manywa still ukwezi kukakira ugafatiriya mu Giswahili ngo bavuga neza ngo wani mwezi nafatiriya yes no tattoo ufite yaguhenze kuri wowe kari nyinshi zampenze zigiye zirimo nyinshi nk'iyi y'umuntu ndeba hari mu mugongo wabonye hari mu mugongo ufitemo Lil na Badman ibo role models banje natangiye kunda tattoo ndi umwana afite nk'imyaka 10 mu mwaka w'ibihumbi hafi 2 nkajya nzivuga muri famille ugasanga byabaye ikibazo ko giye mvuka mu muryango w'abantu bakijijwe abantu bakijijwe kujya yumva ibintu bya tattoo bigoranye ariko iyo abona ukunda kiriya kintu ageraho nawe akabona ko ni ikintu cyakikurimo ntabwo kuko niba ndizera neza ko nubona umwana wawe akunda ikintu kandi nta burara ubona umubonana sibyo nta mico mibi yindi umubonana uzavuga ati ikintu nuko agikunda so nukuvuga rero ziriya tattoo bariya tattoo nkunda cyane ni bariya abantu babonye Lil na Badman ziriya foto zarampenze kuko buri foto nagiye nyikoresha ku madolari 150 kandi ifite amafoto menshi ku mubiri wanjye wayabonye menshi mfite ku mubiri wanjye amafoto arenga nk'5 urumva y'abantu runaka biterwa n'umuntu ushobora no gushushanyamo sire kwene runaka wenda nkunda urumva je nakuze nkunda abakobwa beza man ntabwo ushaka ku mubiri wanjye kubura nk'umubebi w'icyuki ntabwo byashoboka icyo bitaba queen tattoos ya baby sanga ni nko wasanga nka Shadibel ishushanyijeho nka tattoo yuzuye umubiri wose ugahita umwita queen tattoos Shadibel abo ngabo usanga ngiye mbafite ifite aba queen tattoos wa baby wuzuye tattoo washushanyijwe na machine ataruvuga ngo umuntu wabayeho ahubwo ni umuntu machine yasohoye icapa ishushanya imwuzuza tattoo ubona ni byiza uje mu gitabo cya tattoo ugenda ureba urabikunda uvuga ati ndashaka this guy babaho mukamushyira muri machine akaba yarakozwe na machine agashushanywa ama plating so bakampletingaho tattoo akuzura ugasanga rero uwo muntu ntabwo kuba umufite nuko wenda ntabwo ruvuga ngo yabayeho we wamukunze cyangwa se ni ikintu nawe ubwawe nk'umartiste wafashe uragikombina kuko ngiye shaka gufata nka tattoo nk'eshatu nkazikombina zikavamo ikintu kimwe kandi cyiza bivuga ngo ushaka gufata umukobwa ufite umubiri usanzwe nta tattoo iriho nkamwuzuzaho tattoo kandi ukabona ni mwiza kurenza so mbona ari byiza nk'umartiste genza byishushanyaho kuko namaze kubikunda already hano mu Rwanda ni uhe mukobwa wakumva wakwishushanyaho nawe ntawe uhari ariko sinavuga ngo ntawe cyangwa nta nuhari ne kuvuga gutyo ariko it depends ujya kwishanyaho umuntu bitewe n'ibikorwa yakoze runaka cyangwa uko umubona cyangwa n'uburyo akumotiva yewe nakuze nkunda Lil na Badman nabantu nabakire kwisi kuri ukunda wakunda umukira bafite aho azakugeza nurana igitekerezo cye uzumva ko muri yanzira yagezeho hari bimwe byatumye hari ibitekerezo bimwe muri we byatumye agera kuri yanzira gutese utazamwumva cyangwa rero rumodo wawe urumva so nukuvuga rero nakuze nkunda inama zabo kuba ashobora kugenda agafasha umuntu w'umukene agahita akira uwo mwanya urumva bari umuntu ukomeye urumva yabaze nawe uhuye na Badman urugenda muri Maybach urabanza ukari imodoka agenda misiguza amafaranga ngahe ijambo avuga rimeze gute warakubwira amagambo make cyane wari umushaka amagambo 10 warakubwira 2 yonyine kandi akuyemo bya 10 wari ukeneye byonyine yagiye sindi n'ujya bari abastari ba America yinjira muri studio nta bintu byinshi bamubaza atakubwira ati nkeneye ikiganiro kihe runaka kigamije papa sihe imeze ite agahita gusubiza agahita nigendera agahita banagiye amugona tuzongere kubona n'ubuta tatouage ufite igisobanuro cyazo ukunda ni iyi ni nyinshi kozi wenda nguhaye nk'urwo rugero rw'abo bantu nishushanyijemo role models banje Lil na Badman urumva Lil na Badman na abantu bafata nka heroes intwari kuri nge nubwo banabaho bakanapfasa cyangwa nanye nkaba napfana mbere yabo n'abantu nkunda niga muri high school abanyeshuri twiganye barabizi nakuze nkunda Lil na Badman cyane
urumva ubundi ariho mura yavuye mura ntabwo wambaje mura hano yavuye mura ni izina risobanura dollars cyangwa risobanura amafaranga runaka mura ni izina risobanura amafaranga twese tuvuze mura twumva amafaranga siko bimeze mura tatu baje kuri nyita ko yagukunda bariri wine rero baje kuri nyita ko yagukunda bariri wine no muri tatu zanye ngiye mfitemo tatu z'amadolari dollar even hano izi ni dollar zishanyije mu izose ntari bafite sign ya dollar nagiye nkora tatu zigiye zijyanye nigeze kumva mbaza ati nihe tatu ufite ihenze izo si ryanjye already irahenze nagaza amadolari 250 ryonyine nta kindi kintu kigiyemo ririmo indabyo ririmo akazi nkora tattoos hano harimo nayigo yanditsemo tattoos umurimo nkora hano harimo dollar kuri uzinga amadolari rwanda iriya misigi y'amadolari iriya ko kunduzinga amadolari iki giflower kirimo hano n'amadolari then hano ufite sign yayo wayibonye ya dollar hano ufite flowers je nkunda indabyo ziranga umuntu ukunda amahoro umuntu ukunda ibintu byiza bishashagirana kuko ururabyo iyo warguhiye neza narwo umusaruro mwiza uhora ubona rumurika ari rwiza cyane yeah so yes wakoze kwitabira ubutumire bwanjye gira ubutumwa watanga hari n'umuntu ushobora kugukenera akambwira ati Emi turashaka nimero z'uyu muntu yego ubutumwa natanga ku bantu bandeba ugomba kubanza kumva ko tatu ntabwo zikorwa n'ibirara cyangwa ntabwo zishyirwaho n'ibirara ibyo ni ibintu bitandukanye cyane n'ibyo abantu nibaza ko abantu bakibaza nk'ibintu nk'ibyo baracyari muri atikite niko nabyita buriya bya bihe bya kera cyane bya kera so tatu ni ikintu tatu n'ubwiza tatu ni memory ni ikintu cyiza ku muntu ugikunze kandi ukaba ubona kigukurura umuntu udakunda tatu ntabwo zishobora kumukurura ntabwo ashobora kubona tatu ngo abone zamukurura ariko umuntu uzikunda akizibona amera amababa wakuvuga ati mbega ibintu nkunda we ni byiza gutya na gutya ko tatu nibikoze neza iba ari nziza ibi na shining so umuntu wanyenera Instagram yanjye nitwa mura tatu wandikamo muri amafaranga nyine nko tubizi ukongeraho tatu mu cyongereza uhita umbona cyangwa se kuri Facebook yanjye naho nitwa mura tatu kindi sindi natangana nimero zanjye nimero yanjye ni 0780 64 99 ndabashimiye cyane murakoze abandeba umuntu supporting umurimo wanjye umuntu ukunda ibyo nkora ndamusabira umugisha ku Mana inshallah Imana ibaho umugisha cyane